kutemera ko ukarisitiya ari umubiri wa Kristo na divayi ikaba amaraso ya Kristo, ibi byazanywe nabo bita Gnostics. Twagiranye mu Kinyarwanda twabihindura bikaba abanyamwuka. Abagnostics cyangwa se abanyamwuka batangiye kuza guhera mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri. Ni ukuvuga ngo mu gihe intumwa zariho Pawulo ndetse na Yohani, abagnostics bari baratangiye. Aba bahakanaga ishingiro ry'intumwa, bavuga ko umuntu yakigerera kuri Kristo cyangwa se hari uburyo bw'umwuka yabonyemo ibyo ari kwigisha. Nuko bigatuma batangira kwitandukanya n'intumwa, bagahakana intumwa, rimwe na rimwe bagahakana n'ibyo intumwa zigishije cyangwa se zigisha, bavuga ko bo bafite uburyo babonyemo ibyo bigisha, aribwo buryo bavuga ko ari ubw'umwuka. Turebye muri Mariko 14:22 kugeza kuri 25 haravuga ngo, nuko igihe bafungura Yesu afata umugati, amaze gushimira arawumanyura, arawubahereza avuga ati, nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati, iki ni amaraso yanjye y'isezerano amenewe abantu batabarika. Bityo tuzi neza ko isezerano rishya ryuzurizwa mu maraso ya Kristo. Ariko avuga ati, iyi nkongoro ni amaraso yanjye y'isezerano. Uko byanditswe na Mariko niko Matayo na Luka nabo babyandika. Bityo akaba nta shiti ko wavuga ko hari uwabyanditse nabi. Yesu yarivugiye ati, iki ni umubiri wanjye. Arongera ati, iki ni amaraso yanjye. Ntabwo yigeze avuga ngo iki ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye cyangwa se iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye. Ibi tubyumve neza, nko kuvuga ngo umuntu aguhaye amafaranga akakubwira ati, aya mafaranga ujye uyakoresha unyibuka. Ntabwo icyo gihe bivuga ko izo mpapuro aguhaye zitari amafaranga, ahubwo izo mpapuro ni amafaranga, ariko ayo mafaranga ukayakoresha mu buryo bwo kumwibuka. Bityo hari igihe abantu babyitiranya bakavuga ati, yaravuze ngo ibi mujye mubikorera urwibutso rwanjye. Bityo bikaba ko amaraso ye cyangwa se iriya divayi itabikira amaraso ye, ahubwo iba ikimenyetso cy'amaraso ye. Bityo bakaba bahinyuje ibyo Yesu yavuze avuga ati, iki ngiki koko ni amaraso yanjye. Ibyo kandi bikagaragara mu mabaruwa Pawulo yagiye yandika, kandi bikanagaragara no mu ruhererekane uko intumwa zagiye zibikurikiza. Mu bakristo ba kera dushobora kuvugaho, twavuga nka Ignatius of Antioch. Inyasi wa Antiokiya, uyu yari umwigishwa wa Petero, akaba yarabaye n'umwigishwa wa Yohani. Mu nyandiko ye yagize ati, banga, avuga abanyamwuka Gnostics, guhazwa ukarisitiya, bakanga kwifatanya mu gusenga kubera badahamya ko ukarisitiya ari umubiri w'umukiza wacu Yesu Kristo, umubiri wababajwe kubera ibyaha byacu, kandi akaba ari Imana Data mu butungane bwayo yazuye. Ni ukuvuga ngo Inyasi wa Antiokiya ahamya neza ko ukarisitiya ari umubiri wa Kristo. Iyi nyandiko yanditse mu 110 inyuma ya Yesu. Urumva ko ni imyaka mike cyane nyuma y'uko Yohani yarapfuye. Mu zindi nyandiko turasanga nka Justin Martyr agana mu 100 ugera mu 165. Mu nyandiko First Apology yagize ati, ntabwo ibi tubyakira nk'umugati usanzwe cyangwa ibyo kunywa bisanzwe. Byombi ni umubiri n'amaraso bya Yesu wigize umuntu. Tugasanga Theodore muri 428 yagize ati, ntiyavuze ati, iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye, n'iki ni icy'amaraso yanjye, ahubwo uyu ni umubiri wanjye n'amaraso yanjye. Bitwigisha ko tutareba uburyo tubibonesha amaso y'umubiri, ahubwo ko bihinduka umubiri n'amaraso bye. Ntago niba Yesu ari Imana, ntago yarabuze ijambo yakoresha rindi ryo kugira ngo bisobanuke neza, ahubwo uko yabivuze niko biri. Niba yaravuze ati, iki ni umubiri wanjye, ubwo nyine ntago yarayoboye kuvuga ngo iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye. Niba yaravuze ati, iki ni amaraso yanjye, ntabwo yarayoboye kuvuga ngo iki ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye. Bityo rero ntago ari byiza ko dukosora ibyo Kristo yavuze, ahubwo ni ngombwa ko twe duhinduka, kuko harahanditse ngo ibyanditswe byose byera
byahumetswe n'Imana kugira ngo bidukosore. Ibi kandi bigaragara muri Didash, inyigisho z'intumwa 12 yanditswe muri 70, hakaba inyandiko z'abakristo ba kera nka Irenaeus, hakaba Tertullian, hakaba Origen, Cyprian, hakaba Council of Nicaea. Iyi nama yitabiriwe n'abasenyeri 318 bavuye mu mpande zitandukanye z'isi, bagaragaje ko Eucharistia ari umubiri wa Kristo ndetse na divayi ikaba amaraso ya Kristo koko. Ni ngombwa kumenya, ese ni ngombwa ko dukurikira inyigisho z'abanyamwuka agnostics cyangwa se twahitamo gukurikira inyigisho z'intumwa? Gusa turibuka Yesu avuga ati, ubumvise ninjye aba yumvise, n'unyumvise aba yumvise uwantumye.